hanyuma rero dusaba ko perezida muzaragenda basaba rero ko mwafata Gicumbi zamuka yihuta cyane ikosa rigiye gusohoka na Gicumbi sibyo baro iracyagusohoka na ekipe ya Gicumbi kontra-atake yihuse cyane shot goal Gicumbi nayo izamukira gake ihererekanya umupira Gicumbi izamuka ihererekanya umupira bahererekanya umupira gake bahererekanya umupira shot ivuyemo ikosa rigiye gukosorwa na ekipe ya Gicumbi kontra-atake ya Kiziguro timu Gicumbi umukipa avuga ati ntabwo naryamiriye nahari ikosa rigiye gukosorwa na Kiziguro bakomeza kugenda babwira Uwase Apollinaria umutegarugori ukinira shoti nziza cyane Kiziguro ivuga ngo turacyari nubwo turi mu gihe cyo kwitekerezaho barifitwe na ekipe ya Gicumbi ikosa rigiye gukosorwa na ekipe ya Gicumbi umukinnyi wari ku mwanya wo kwitekerezaho mu kibuga inota rya Gicumbi bibaye ibitego 8 bya ekipe ya Kiziguro ku bitego 8 bya ekipe ya Gicumbi basaba umwanya w'akaruhuko ekipe ya Kiziguro reka ntibishoboka ipabwira abakinnyi bo nta cyabaye hari abakinnyi bari mu mwanya wo kwitekerezaho ba ekipe ya Gicumbi basubiye mu kibuga bari kosorwa na ekipe ya Kiziguro kontra-atake ipfuye nibyo Gicumbi ifite baro bahererekanya gake yihuse gukosora marshe gukosorwa na Kiziguro kontra-atake shot Kiziguro ivuga ngo tuzamuke baye ibitego 11 bya ekipe ya Kiziguro ekipe ya Gicumbi ihererekanya baro ivuga ngo
twishyure ku munota 22 n'amasegonda asanga 45 ibitego 10 na kimwe bya ekipe ya Kiziguro ku bitego 8 bya ekipe ya Gicumbi bari gifite na ekipe ya Gicumbi baherekana gake ikosa rigiye gukosorwa na ekipe ya Kiziguro ikosa rigiye gukosorwa na ekipe ya Kiziguro bari kosoye n'ibyo batangira baherekanya baro gake baherekanya baro gake baherekanya baro gake baherekanya baro gake bari kosorwa na ekipe ya Kiziguro cyane abari inyuma y'umukino k'inyuma bazamuka kugira ngo abakinnyi barusheho kugenda babona gutuza abantu bari mu ruhande rwo hepfo abafana bose tubasaba kugira ngo twemerere igire ruguru ikipe cyose gisigaremo abatoza n'abakinnyi n'abasifuzi abandi bafashe navuga ko ni shampiyona y'umwaka ushize none mu gikombe cy'intwari mu ngingo cyishoje ni kimwe kandi akenshi muhura n'ikipe ya Gicumbi n'ubumenyi handi ku team mukayitsinda se mubona muga mwayashije iki nta rindi banga ikintu cya mbere nka Kiziguro twebwe tubaho nka family ugendeye ku makipe yandi iyo urebye bagiye gukina bagenda bahamagara umukinnyi runaka ngo ngwino ariko twebwe nka Kiziguro tubayeho nka famille tuba hamwe dukorera hamwe ibintu byose tubikora nk'umuryango iryo banga turusha andi makipe yo hirya no hino n'abatoza bacu na administration yacu n'abaterankunga bacu badufata nk'aho twese turi famille imwe cyangwa n'andi makipe niyo iryo shaka n'abantu turusha nk'abandi n'andi makipe nka Kiziguro shampiyona n'ubundi iratangira vuba ahangaha muri shampiyona intego ya shampiyona nka Kiziguro ni uko igikombe nacyo tugomba kugitwara n'uko icyushije twagitwaye noneho ubu turashaka kwereka ko abanyarwanda yuko u Rwanda abategarugori natwe dushoboye cyane tukazabigaragariza muri shampiyona kugira ngo abayobozi bacu ba federasiyo tubihe icyizere cy'uko shampiyona itandukanye n'izindi tunamenye tugenda dukina ushatse kuvuga rero shampiyona iyo tuyifitiye ishyaka turayishaka cyane ni Kiziguro ibikomeye ndabivugira kuko mugera mu mikino ya FIASA mukaza mwitwaye neza kugira ngo noneho by'umwihariko abanyarwanda ntabwo ndavuga abanyakiziguro abanyarwanda muri rusange ubutumwa mubagenera mu rwego kugira ngo none izo mpano zanyu zirenga gukina mu Rwanda zigere no hanze
ubutumwa numva nanga abanyarwanda ni uko cyane cyane siporo cyangwa muri handball nagira ngo mbasabe nk'abayobozi y'uko natwe bagira icyizere mu bategarugori bakumva ko ibyo abahungu bakora natwe twagerageza nk'abakobwa tukabishobora bakadushakira amatunwa menshi cyane agiye atandukanye tukajya dusohoka inshuro nyinshi kugira ngo kompetisiyo ziyongere kuko natwe nk'abanyarwanda turakomeye cyane. Icya mbere tubasaba nk'abayobozi ni uko baha icyizere abakobwa bakina handball natwe tukamenya impano zacu kugira ngo nange n'ubutumwa ku bandi bantu b'abakobwa bari hirya no hino bitinya ngo uno mukino bavuga abahungu bisaba imbaraga ngo ntabwo bawushobora. Urugero ntabaha nkanjye uko nguko ungana ntabwo mfite imbaraga zitinganye cyane ku buryo natashobora gukina handball, ahubwo icya mbere ni kuba muriyumvamo ikintu kandi ufite impano. Rero nabwira abakobwa bitinya ngo umukino ni uw'imbaraga ahubwo baza tukazamura impano zacu natwe tukabagaragariza abayobozi ko natwe abakobwa dushobora. hanyuma rero dusaba ko perezida mutaragenda twasaba rero ko mwafata